Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Tubahe ikaze rero bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'abantu muri hano mu mujyi wa Kigali. Mumeze mute? Ibintu bikomeje kuba gaterera nzambariro hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye, aho baheruka kwigarurira n'ubundi umujyi wa Bukavu hariya rwose muri Sud Kivu. Barakomeje rero baragenda bagera na hariya Uvira rwose umujyi uhana imbibi na Repubulika y'u Burundi. Ni ibintu bikomeye cyane rero, n'intambara ikomeje gutuma benshi bava mu byabo, abandi bapfa gusa, aho M23 yagiye yigarurira. Ubu abaturage barishimye baranezerewe, bamwe ndetse bari mu buhunzi bagiye bagaruka mu byabo. Bimeze bite rero, bihagaze gute ku rugamba? Ubu ni ukuvuga yuko umujyi wa Uvira hariya rwose wamaze kubohorwa ndetse bakomeje bazamuka bagana za Rubero n'ubundi mu majyaruguru cyangwa se muri Kivu ya Majyaruguru. Ni ibintu rero bikomeje kugenda byinshi bihindagurika umunsi ku munsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nazo rwose ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 bagize gutya babasohoye itangazo bavuga yuko rwose bahannye umugabo witwa General James Kabarebe, intwari y'u Rwanda. Ni umugabo wakoreye ibisirikare bibiri, igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya RPA, aricyo cyaje kuba RPF cyangwa se RDF. Uyu mugabo rero ufite ibigwi bikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, ni umugabo ufite amateka akomeye kandi ni ukuri kugira ngo abandi bazagire ikirenge mu cye bizagorana. Umugabo w'umuhanga, umugabo mwiza cyane, ugwa neza kandi ni ukuri ukunda igihugu cye. Uyu mugabo rero yagize gutya agirana ikiganiro n'umugabo witwa Dr Dash, gusa ntawe uramenya niba ari umugabo, niba ari umugore, niba ari umukobwa, niba ari umusore, ariko ni umuntu rwose uzi ubwenge kandi ushoboye ukundisha abantu igihugu mu buryo bugiye butandukanye. Mu nyandiko ze z'agatangaza akomeza kugenda yandika ashyira kuri X, ku cyahoze ari Twitter. Yagize atya rero arandika kuri X, arandika ati mfite ikibazo nifuza kubaza General Kabarebe James. Uyu mugabo rero rwose ngira ngo abantu benshi batarabona isura ku isura. Yagize ati muri Mutarama mu 1992 Perezida Paul Kagame baramufunze, yewe na timu yari kumwe nayo nabo barabafunga. Mpora nibaza ibibazo byinshi kimwe wenda nk'abandi banyarwanda bazi aya mateka, kandi inumva General James Kabarebe ariwe wamenya neza ibi bintu. Ku batabizi rero mu 1992 Perezida Kagame yagiye muri France ari kumwe n'ikipe nini cyane yari igizwe na Muzehe Tito Rutaremara, Mama Aloyizi Inyumba, Afande Emmanuel Ndahiro, Patrick Mazimaka, Jacques Bihozagina n'abandi bariyo. Perezida Kagame rero yahuye n'abapolitisiye ndetse n'abasirikare ba France, kandi aba bose bari inshuti magara za Juvenal Habyarimana. Undi muntu perezida yahuye nawe ni Paul Diju. Uyu Diju rero yavuze ibintu byateye Perezida Kagame kwibaza byinshi. Yaramubwiye ati RPA ihagarika imirwano kuko nitabikora izasanga abatutsi barashize. Uyu yari azi gahunda ya jenoside yari iri gutegurwa ngo irimbure abatutsi. Nyuma y'inama Perezida Kagame na timu ya yose rero inzego z'umutekano z'abafaransa zaje kubagwa gitumo mu rukerera nka saa 10 maze bajya kubafunga. Nubwo batamaze igihe kinini gusa barafunzwe. Ikibazo nifuza kubaza General James Kabarebe, akaba retired, umuntu wari aide de camp wa His Excellency Paul Kagame, yari abizi ko ashobora gufungwa ubwo yajyaga muri France, kandi yasize atanze oda ku rugamba rugomba gukomeza, yaba hari cyangwa adahari. Plan B yari yihe iyo bakomeza kumufunga? Ese RPA yari kugera ku ntego zayo zo kubohora u Rwanda? Hari plani zari zihari zo kuba zo kuzamufunguza yaba ku neza cyangwa ku nabi?
ese RPA yari imaze kubaka ubushobozi mu bijyanye n'ubuyobozi ku buryo bitari kumera nka mbere ubwo afande Lt Fred Rwigema yatabarukaga. Afande James Kabarebe ubu uri busy cyane mu kazi gusa buzabonera umwanya uzansubize in one way or another. Abandi nzabaha update nimbona igisubizo. Tugumane hano kuri Dr Dash 50. Rero ni ifoto y'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, ngira ngo murabona ko rwose ari mu myaka yo hambere. Aha rero James Kabarebe yaje kugira atya aba aramushubije agira ati umuyobozi afata ibyemezo harimo no gufata risk cyangwa akwitanga mu nyungu rusange, ibindi muzanshake tubiganire. Dr Dash rero aragaruka agira ati iyo mvuze ngo ubundi aha niho Dr Dash azira, bamwe benda kuntera amabuye, reka nangire nshake isuti nziza cyane inzaze kukureba afande, bya bindi wamaraga iminsi utaryama uri ku rugamba cyangwa akazi kenshi, nanjye niko bizaba bimeze, nzandika mpaka abapolisi areba baje kunsohora. Mfite inyota yo kuza agukuramo amateka menshi cyane kandi nkayasangiza abandi nk'uko nsanzwe mbikora. Perezida nyakubahwa rero James Kabarebe yagize ati ndahari rwose uzaze. Ngayo nguko rero hano yarakomeje aramubwira ati igihe His Excellence ajya mu Bufaransa mu 1992 umwanzi yahise atera ibirindiro bye High Command ahitwa Gikoba, hapfuye abaofisiye babiri rero mu bamurindaga aba hafi Close Security, akomereka n'abandi baofisiye bakuru babiri barimo Lt cyangwa se Lieutenant Charles Kayonga ndetse Risk yari hose Dr. Abantu rero ntibari bazi uko byari byifashe ubwo His Excellence yari mu Bufaransa mu 1992. Ndakeka nta muntu wari uzi ko bahise batera kuri High Command, kandi afande nawe niho waruri. Hano rero harimo ibintu byinshi nzakubaza niduhura. Ngaho rero James Kabarebe yaragarutse aragira ati muri Mutarama 1992 abafaransa batumye kuri FPR ko bashaka kubonana na His Excellence, kandi ko nta wundi utari we bashaka kubonana, ubwo nta kundi rero niwe yagombaga kujyayo. Icyo gihe rero imishyikirano rusha hagati ya FPR n'andi mashyaka menshi ya Emeranide yararimbanyije. Dr Dash nawe agaruka agira ati abantu benshi bibazaga uburyo His Excellence yafashe iyo risk, dore ko Habyarimana yari inshuti magara n'Abafaransa. Ngaho rero icyo nicyo kiganiro Dr Dash yagiranye na nyakubahwa General James Kabarebe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mu gihe kinini cyane. Rero ngayo nguko rero turabakunda cyane n'ukuri. Uyu rero James Kabarebe akaba n'ubundi yahananywe cyangwa se yashyizwe kuri liste y'abagomba guhanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugabo uvugira umutwaye mu Venezuela, n'ubundi akaba yitwa Lawrence Kanyuka. Ngayo nguko rero izindi update ni mu masaha ari bukomeze kugenda za mu masaha ari imbere. Reka tubabwire ngo Nyagasana akomeza abahaze byiza kandi abishimire muri byose. Turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ku bwanyu kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho ibikomeje kugenda bivugwa hirya no hino. Ciao ciao.